Tudatinze rero hano n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti wakora iki mu gihe ubonye iki cyapa? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ubonye iki cyapa utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo wakora iki? Muraho neza, nongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Road Rules TV. Iyi ni channel bagezaho amategeko y'umuhanda, itanga ibibazo n'ibisubizo bigufasha gutsinda neza ikizamini cya provisoire. Nimba uri mushyashya kuri ino channel tugwaye ikaze. Ikintu cya mbere usaba gukora ni ugukora subscribe, kuko nibyo bigufasha kujya ubona amasomo nk'aya ngaya y'ibibazo n'ibisubizo bigufasha gutsinda neza kandi mu gihe gitoya. Ikindi kandi niba ukeneye code cyangwa se ushaka code wanyandikira kuri nimero nagwaye uri kureba ibumoso bwawe nkaba nagufasha. Ndakwibutsa ko ushaka kategori A, B, C, D, D1 ndetse na E, ukeneye imwe muri izo ngizo, ukaba uherereye mu karere ka Muhanga cyangwa se wagereye Muhanga, wagereye Musanze cyangwa uherereye Musanze, uherereye Kigali, dukorera Kigali Remera, cyangwa se uherereye no mu Bugesera, mwamamagara cyangwa se ukanyandikira kuri nimero nagwaye nkaba nabafasha. Mwese hamwe tubaye ikaze, ku muntu ukeneye code, ku muntu ushaka kategori, yewe no ku muntu ushaka kwihugura, uburyo bwose wifuza tuba twagufasha. Tuhamagare tube twagufasha. Ndakwibutsa gufata agakayi n'agakaramu kugira ngo wandike ibisubizo. Uramanota ugiye kugera muri ibibazo bigera kuri 20 byateguwe kandi bisobanutse neza. Nyatinze n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti ayo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni. Ese iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, uwo muvuduko ungana iki? A. Kilometero 70 mu isaha. B. Kilometero 40 mu isaha. C. Kilometero 25 mu isaha. D. Kilometero 20 mu isaha. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni kilometero 70 mu isaha cyane B ni kilometero 40 mu isaha. Ese ni C ni kilometero 25 mu isaha cyangwa ni D ni kilometero 20 mu isaha. Ese iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, uwo muvuduko ungana iki? Twandike hano igisubizo ni C kilometero 25 mu isaha. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, nk'imashini zihinga, nk'imashini zikora mu mihanda, cyangwa se biriya bimodoka nyine namwe mujya mubona bigenda gake cyane bigendera kuri 25 ku isaha. Ibyo binyabiziga bidafite ibibibuza kwiceka kubera ko ariko byakozwe, umuvuduko ungana kilometero 25 mu isaha. Ubwo iyo hari amategeko awugabanya by'umwihariko muri kumva ko ari kilometero 20 mu isaha. Datinze n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti imirongo yari iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. Ese imirongo yari iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza iki? A. Ahanyurwa n'amagare na velomoteri. B. Ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende. C. Ahanyurwa n'abanyamaguru. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni ahanyurwa na velomoteri cyangwa ni B ni ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende. Ese ni C ni ahanyurwa n'abanyamaguru cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese imirongo yari iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ni iki ugaragaza? Twandike hano igisubizo ni C ahanyurwa n'abanyamaguru. Imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragazwa cyangwa se ugaragaza ahanyurwa n'abanyamaguru, ku buryo nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba kugenda nyine urushijeho kwitonda kandi ukamenya ko aho hantu ari mu gice cyahanyurwa n'abanyamaguru, nta kindi kigomba kuba cyahanyura. Ndetse n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? A. Inzira y'abanyeshuri. B. Abanyamaguru ntibemerewe. C. Agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A inzira y'abanyeshuri cyangwa ni B abanyamaguru ntibemerewe? Ese ni C agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga cyangwa ni D hegereye aho abanyamaguru bambukira? Ese icyo cyapa yishyonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni D
hegereye aho abanyamaguru bambukira. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe ubonye iki cyapa nta kintu gisobanura, kikubwira ko aho hantu ugeze ari muri zebra crossing, naho abanyamaguru bambukira nk'uko twari turangije no kubibona mu nzira y'abanyamaguru, aho abanyamaguru banyura ndetse n'aho abanyamaguru bambukira hose. Uba ugomba kuba nyine nta bindi binyabiziga byakivangamo. Rero hano mu gihe usanze abanyamaguru bategereje kwambuka cyangwa se batangiye kwambuka, uba ugomba kuba wahagarara ahagenwe utarenze umurongo uba waragenwe hafi y'abanyamaguru bambukira. Niyo mpamvu hano igisubizo ari D. Ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, cyangwa se icyo bita sabone. Wibuke gusiga like kandi unayisangiza inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Iyo ukoze subscribe buri video dukoze uba wa mbere kuba wahita uyibona. Ushaka kode, ukeneye kategori, ukaba uherereye muri kamwe mu turere naguhaye Musanze, Muhanga, Bugesera ndetse na Kigali, wampamagara nkaba nagufasha. Ikibazo cya kane kirabaza kiti: ni uwuhe muntu ushaka gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Ese ni uwuhe muntu uba ushaka gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? A. Umuyobozi w'ikinyamitende. B. Umunyamaguru. C. Umukozi ubifitiye ububasha. D. Umuyobozi wa bisi. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ni umuyobozi w'ikinyamitende, cyane B, ni umunyamaguru. Ese ni C, ni umukozi ubifitiye ububasha, cyangwa ni D, ni umuyobozi wa bisi? Ese ni uwuhe muntu ushaka gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda tuba dutegetswe kubaha? Twandike hano igisubizo ni C, umukozi ubifitiye ububasha. Umuntu ushaka gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda tuba dutegetswe kubaha ni uriya mukozi ubifitiye ububasha. Baba bambaye imyenda y'akazi, baba bafite amakarita abaranga ndetse n'ibibaranga nyine byabo ko babifitiye ububasha. Bari abantu basimbura ibimenyetso byo mu muhanda, bakora mu turere tutarimo ibimenyetso bimurika ndetse n'ahandi. Rero niwe muntu tuba dutegetswe kubaha. Ndatinze n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti: wakora iki ubonye iki cyapa? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ubonye iki cyapa ni iki wakora, cyangwa se utwaye ikinyabiziga ukabona iki cyapa wakora iki? A. Guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. C. Guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. D. Guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye, cyane B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Ese ni C. Guhagarara gusa niba ari abana bategereje kwambuka, cyangwa ni D. Guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Ese nicyo wakora ubonye iki cyapa? Twandike hano igisubizo ni B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Mu gihe ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, nta kindi wakora, uba ugomba guhagarara niyo nta kinyabiziga uri kubona, kuko iki cyapa bagikora kugishyira ku mihanda iza yiyunga ku yindi mihanda minini. Ubwo ni ku mihanda mitoya yiyunga ku mihanda minini. Rero bacyashyira kugira ngo ubanze uhagarare niyo nta kinyabiziga ubona, ubanze urebe ubushishozi cyangwa urebe neza nimba nta kinyabiziga kiri kumanuka cyangwa se kiri kuzamuka ushaka kuguteza ibibazo mbere yo kwinjira muri uwo muhanda. Niyo mpamvu igisubizo ari B. Tatinze n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti: iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? A. Iherezo ry'ibizwa byose mu karere k'ibinyabiziga bigenda. B. Ntihemerewe kuhagarara. C. Umuvuduko ntarengwa wemewe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Iherezo ry'ibizwa byose mu karere k'ibinyabiziga bigenda, cyane B. Ntihemerewe kuhagarara. Ese ni C. Umuvuduko ntarengwa wemewe, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni A. Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere k'ibinyabiziga bigenda. Mu gihe ubonye iki cyapa kiri muri ubu bwoko cyangwa se uri kureba hano imbere yawe, kikubwira ko ari iherezo ry'ibyari bibujijwe byose muri ako karere. Nimba wenda ari imivuduko yari ibujijwe, nimba byari bibujijwe kuvuza amahoni, nimba byari bibujijwe wenda kuba wanyuranaho, byose mu gihe ubonye iki cyapa muri ako karere uba ugomba kuba wanyuranaho cyangwa se ugakora ibyo byose wari wabonye bibujijwe aho hantu ibinyabiziga bigendera. Igisubizo ni A. Niba ukeneye kujya ubona amasomo nk'aya ngaya, kora subscribe, ufungure inzogera, wibuke gukanda like, unayisangiza inshuti zawe, kandi igitekerezo cyawe tuba tugikeneye kugira ngo
ubashe kuba wadushimira utuguhe igitekerezo cy'indi video twagukorera ndetse n'ibindi mujye mutwandikira, nabyo tuba tubikeneye. Ushaka kategori nabwo waza kumvugisha, wakiga Bugesera, Muhanga ndetse na Kigali na Musanze wampamagara nkagufasha. Ushaka koda waba uherereye umbwire nabwo ndaba nagufasha. Ikibazo cya karindwi kirabaza kiti kumenya urumuri rudahagije hatabona neza naye matara y'urugendo ugomba gukoresha. Ese mu gihe urumuri rudahagije hatari kubona neza ku manywa naye matara uba ugomba kuba wakoresha y'urugendo? A. Amatara yo kubisikana na kamenabihu. B. Amatara kamenabihu y'imbere. B. C. Amatara yo kubisikana. D. Amatara kamenabihu y'inyuma. Hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga naye amatara uba ugomba gukoresha, ese ni A. Ni amatara yo kubisikana n'amatara kamenabihu cyane. B. Ni amatara kamenabihu y'imbere. Ese ni C. Ni amatara yo kubisikana cyangwa ni D. Amatara kamenabihu y'inyuma. Ese ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza naye matara y'urugendo uba ugomba kuba wakoresha? Twandike hano igisubizo ni B. Amatara kamenabihu y'imbere. Mu gihe urumuri rudahagije hatabona neza nk'igihe cy'imvura nyinshi, mukungugu ndetse n'ibindi, uba ugomba gukoresha amatara kamenabihu y'imbere kugira ngo ubashe kuba wareba, bumwe ukaba washyiramo n'amatara magufi. Tatinze n'ikibazo cya 8 kirabaza kiti wegera inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka ugomba gukora iki? Ese mu gihe wegera inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka uba ugomba gukora iki? A. Kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. B. Kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. C. Gukoresha amatara abamenyesha kwambuka. D. Gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nicyo uba ugomba gukora. Ese ni A. Kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere cyane. B. Kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ese ni C. Gukoresha amatara abamenyesha kwambuka cyangwa ni D. Gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Ese mu gihe wegera inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka nicyo ugomba gukora? Twandike hano igisubizo ni B. Kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe wegera inzira y'abanyamaguru bategereje kwambuka cyangwa se batangiye kwambuka, ugomba kugabanya umuvuduko witegura guhagarara kugira ngo babashe kuba bakambuka. Tatinze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza kiti kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Ese ni ukubera icyo ugomba gucana amatara mu gihe aho hantu hatangiye kwijima? A. Kugira ngo akerekana umuvuduko kagaragare neza. B. Kugira ngo abandi biborohere kukubona. C. Kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. D. Kuko amatara yo kubisikana yo ku muhanda ari kwaka. Hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Ese ni A. Kugira ngo akerekana umuvuduko kagaragara neza cyane. B. Kugira ngo abandi biborohere kukubona. Ese ni C. Kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga cyangwa ni D. Kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Ese ni iki cyangwa se niyo mpamvu uba ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Twandike hano igisubizo ni B. Kugira ngo abandi biborohere kukubona. Uba ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima kugira ngo bifashe abandi bayobozi bari muri uwo muhanda cyangwa muri ako karere kuba babona ko imbere hari ikinyabiziga cyangwa se inyuma hari ikinyabiziga, bityo bibe byabafasha kumenya uko bakitwara muri uwo muhanda. Rero niyo mpamvu igisubizo ari B. Uyacana kugira ngo bifashe abandi bayobozi kuba bakubona. Tatinze n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kirabaza kiti mu gihe telefone yawe ihamagawe utwaye ikinyabiziga wakora iki? Ese ni iki wakora hano mu gihe telefone yawe bayihamagaye ukaba wari utwaye imodoka? A. Kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya. B. Kutayitaba. C. Gushyira imodoka iruhande ukayitaba. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya cyane. B. Kutayitaba. Ese ni C. Gushyira imodoka iruhande ukayitaba cyangwa ni D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese mu gihe telefone yawe ihamagawe utwaye imodoka ni iki wakora? Twandike hano igisubizo ni C. Gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Mu gihe telefone yawe bayihamagaye ukaba wari utwaye imodoka uba ugomba gushyira imodoka iruhande ukayitaba kuko ntuzi icyo iguhamagariye, kuko nanone ntabwo bibujijwe kwitaba telefone ariko bibujijwe kwitaba telefone unatwaye ikinyabiziga. Niryo tandukaniro riri aho ngaho. Rero ugomba gushyira imodoka iruhande ukaba wayitaba
ukumva icyo ugushaka gushakira, kuko ashaka kukuburira ibyago cyangwa se kukumenyesha ibiri imbere, cyangwa se akaba ari ibindi bintu by'ingenzi wari ukeneye kumenya kandi nyine byari bikenewe. Rero uba ugomba gushyira imodoka iruhande ukayitaba, kuko ntabwo biba byemewe kwitaba telefoni utwaye imodoka cyangwa se ikinyabiziga. Tudatsinze n'ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kirabaza kiti ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ese ni ibihe binyabiziga cyangwa se n'ubuhe bugari bw'ibinyabiziga biba bigomba kugira amatara ndangaburumbarare? A. Ibifite metero 3. B. metero 2 na santimetero 50. C. metero 1 na santimetero 10. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Se ni A. Ni ibifite metero 3 cyane. B. Ni metero 2 na santimetero 50. Se ni C. Ni 1 na santimetero 10 cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ni bo ibipimo by'ibinyabiziga bigomba kugira amatara ndangaburumbarare? Twandike. Hano igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni uko ibinyabiziga bifite ubugari bwa metero 2 na santimetero 10 ari byo bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ubwo no guhera kuri metero 2 na santimetero 10 gusubiza hejuru, ariko nyine ni 2 na santimetero 10 nizo ni byo bipimo fatizo. Rero hano nta metero 2 bashyizemo, bivuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tudatsinze n'ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kirabaza kiti uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita. Ese uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro mu gihe feri itari gukora neza, ubwo buryo babwita ngo iki? A. Feri y'urugendo. B. Feri yo guhagarara. C. Feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni feri y'urugendo cyane. B. Feri yo guhagarara. Ese ni C. Feri yo gutabara cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro mu gihe feri itari gukora neza, ubwo buryo babwita ngo iki? Twandike. Hano igisubizo ni C. Feri yo gutabara. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro mu gihe feri itari gukora neza, ubwo buryo babwita feri yo gutabara mu gihe nyine iyo feri yindi itari kuba yakora neza. Rero ni uburyo bwitwa cyangwa se ni feri yo gutabara uba wakoresha. Igisubizo ni C. Tudatinze rero hano n'ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13 kirabaza kiti imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Ese imburira zimurika ziba zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahagana he? A. Mu nsisiro cyangwa ahandi hose. B. Ahegera inyamaswa zikurura. C. Hafi y'amatungo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni mu nsisiro cyangwa ahandi hose, cyangwa ni B. Ahegera inyamaswa zikurura. Ese ni C. Ni hafi y'amatungo cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Imburira zimurika ziba zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyura ahagana he? Twandike. Hano igisubizo ni A. Mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Imburira zimurika ari amatara ndangacyerekezo, ari ibyo binyoteri, nyine biterwa n'ikibazo uko bakibajije cyangwa se niyo n'amagambo bakoresheje. Hano bakoresheje imburira zimurika, rero ziba zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ntabwo ari mu nsisiro gusa, ntabwo ari ahegera inyamaswa zikurura cyangwa hafi y'amatungo, ni mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Igisubizo ni A. Kora subscribe dukomeze kwibanira, wibuke gusiga like, kandi ibyo byose tuba tubugusaba kubikora kugira ngo nawe ubwawe bigufashe. Usige comment unayisangiza inshuti zawe. Ibi byose iyo ugiye ubikora buri uko dusohoye video wa mbere kuba wahita uyibona. Ikindi kandi ushaka kode, ushaka kwihugura cyangwa kwiga muri rusange kategori guhera kuri A kugeza kuri E, uduhamagare niba uherereye muri Kigali, Bugesera, Muhanga cyangwa se na Musanze, cyangwa ubaye wahagera muri kamwe muri utwo turere, ube waduhamagara tugufashe. Tudatsinze n'ikibazo cya 14 kirabaza kiti ikintu cyose cyatuma hahindurirwa ibyanditswe bireba nyiri ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu ibara ushinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute?
ese ibyo bikorwa mu gihe kingana iki? Ese ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyir'ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga ko kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro haba amagambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye, ibyo bikorwa mu gihe kingana iki? A. Mu minsi 5. B. Mu minsi 8. C. Mu minsi 15. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni mu minsi 5 cyane B. Ni mu minsi 8. Ese ni C. Ni mu minsi 15 cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ibyo bikorwa mu gihe kingana iki? Twandike hano igisubizo ni B. Mu minsi 8. Ikintu cyose cyatuma handurwa ibyanditswe bireba nyir'ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kiba kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro haba amagambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Rero ibyo byose biba bishobora kuba byakorwa mu gihe kingana n'iminsi 8. Ntabwo ari iminsi 5 cyangwa 15 cyangwa se abantu bakunda kwibaza ngo ni amezi 2. Ntabwo ari amezi 2 kuko amezi 2 ni iki kinyabiziga kitagikora cyangwa cyaroherejwe mu mahanga burundu. Ndetse n'ikibazo cya 15. Ikibazo cya 15 kirabaza kiti mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu agenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Se mu mijyi no ku yindi mihanda igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere cyangwa se uburemere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibihe bipimo? A. Toni 10. B. Toni 16. C. Toni 24. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ni toni 10 cyangwa ni B. Ni toni 16. Ese ni C. Ni toni 24 cyangwa ni D. Ni toni ni nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano ubwikorere ntarengwa ku ikamyo ari yose bungana iki? Twandike hano igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibuba bushobora kurenga toni 54. None muri ibi bisubizo batanze nta toni 54 bashyizemo, bivuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi nyine ku ikamyo iyo ari yose ntabwo iba igomba kurenza toni 53 y'ubwikorere bwayo. Tubatsinze n'ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 kirabaza kiti aha ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe ashaka kujya iburyo? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe uri gushaka kujya iburyo ni iki wakora? A. Gukomeza hagati y'abanyamaguru babiri. B. Kuvuza ubona kongera umuvuduko. C. Guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka. D. Reka umunyamaguru umwe atambuke ubone umwanya wo gutambuka. Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora? Ese ni A. Ni gukomeza hagati y'abanyamaguru babiri cyangwa ni B. Kuvuza ubone akongera umuvuduko. Ese ni C. Ni guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka cyangwa ni D. Reka umunyamaguru umwe atambuka ubone umwanya wo gutambuka. Ese hano ni iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga wakora? Twandike hano igisubizo ni C. Guhagarara akareka abanyamaguru bakambuka. Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nta kintu ugomba gukora, ugomba guhagarara ukareka bano abanyamaguru bakambuka, kuko uri kubona ko umunyamaguru cyangwa se abanyamaguru bari gushaka kwambukiranya umuhanda kandi urashaka kujya iburyo kandi urumva ntiwajya kubacamo batangiye kwambuka. Rero uba ugomba guhagarara ukareka bano abanyamaguru bakambuka cyangwa se bagatambuka, ubundi ukaza kuba wakomeza nyuma yabo ntacyo biba bitwaye, aho kugira ngo ube wateza impanuka. Igisubizo ni C. Ni guhagarara ukareka abanyamaguru bakambuka. Ikorera subscribe nimba utari wayikora, wibuke gufungura inzogera aho hantu yikoze kugira ngo ntihakagire video nimwe dukoze igucika. Ukande kuri icyo gikumwe umanuka hasi wandike igitekerezo cyawe, unayisangiza inshuti zawe, wayiha 5, wayishyira kuri status ya WhatsApp, ntako uraba utageze kandi tuba tubashimiye. Ikibazo cya 17 kirabaza kiti icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Ese icyapa cy'inyongera kigaragaza aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'ayahe mabara? A. Ubururu, umweru, umutuku. B. Umweru, umukara, ubururu. C. Ubururu, umweru n'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ni ayahe mabara aranga icyapa cy'aho bagobokera ibinyabiziga? Ese ni A. Ni ubururu, umweru, umutuku cyangwa ni B. Ni umweru, umukara, ubururu. Ese ni C. Ni umutuku, umweru n'umukara cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
ese icyo cyapa kirangwa n'aya mabara? Twandike hano igisubizo ni B, umweru, umukara n'ubururu. Icyo cyapa nta kindi kikiranga, cyo kiri mu ishusho ya mpande enye, ubuso bw'umweru, ariko iyo mpande enye ibiri mu ishusho nyine bari mpande enye ifite ibara ry'ubururu, noneho mo hagati harimo cyangwa se icyo twakita nk'ubuso aba ari umweru, ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara cyo kirimo akantu k'akanyundo ukuntu, cyangwa se kigaragaza nyine aho bagobokera ibinyabiziga. Niyo mpamvu hano igisubizo ari umweru, umukara n'ubururu. Tudatinze n'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kirabaza kiti kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'ibara cyangwa se cy'itara ry'umuhondo rimyasa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Iki kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese iki kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyasa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Iki kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese iki kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Ese ni iki gihindura? A, ntacyo gihindura. B, abo bireba nibo batambuka mbere. C, abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ubona wowe gihindura iki? Ese ni A, ntacyo gihindura, cyangwa ni B, abiryo tara rireba nibo batambuka mbere? Ese ni C, abatwaye ibinyabiziga nibo batambuka mbere, cyangwa ni D? Ibisubizo byose nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano iki kimenyetso gihindura iki? Twandike hano igisubizo ni A, ntacyo gihindura. Icyo kimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyasa kivuga ko abantu batambuka mbere barushijeho kwitonda, ntacyo gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere, kuko ni ikiri kuranga ko imbere aho hantu hari ibyago cyangwa se kiburira ibyago. Rero nta kindi gihindura ku mategeko agenga gutambuka mbere. Tudatinze n'ikibazo cya 19 kirabaza kiti amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijoro rigiye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Ese amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo aba agomba nijoro igihe ijoro rigiye kumurika mu ntera ingana iki ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125? A, metero 100. B, metero 75. C, metero 25. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ni metero 100, cyangwa ni B, ni metero 75? Ese ni C, ni metero 25, cyangwa ni D? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano iryo tara riba rigomba kumurika mu ntera ingana iki? Twandike hano igisubizo ni B, metero 75. Amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo nijoro igihe ijoro rikeye aba agomba kumurika byibuza muri ntera ya metero 100, ariko kuri moteri zifite santimetero kibe zitagera ku 125 byibuza ayo matara agomba kumurika mu ntera ingana na metero 75. Tudatinze n'ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma. Ikibazo cya 20 kirabaza kiti ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira. Ese ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda biba bigomba kugira iki? A, umuyobozi. B, umuherekeza. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda biba bigomba kugira iki? Ese ni A, ni umuyobozi, cyangwa ni B, ni umuherekeza? Ese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese biba bigomba kugira iki? Twandike hano igisubizo ni A, umuyobozi. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda biba bigomba kugira umuyobozi ubiyobora kugira ngo bibashe kugera aho bigomba kugera. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A, biba bigomba kugira umuyobozi. Ese ugeze amanota angahe muri bibazo bigera kuri 20 byateguwe? Ndagusaba ko yanyandikira muri komenti. Nkaba nshimira mu mwese twabanye kuva video itangiye kugira usoje, wanyumviye ugakora subscribe, ndetse nawe uyikoze none ukaba ufunguye inzogera, ukaba usize like, ndetse uri kwandika n'igitekerezo cyawe ugiye kugisangiza inshuti zawe. Uri umuntu w'agaciro kuri no muyoboro. Imana ikomeze kuguha umugisha. Mwese hamwe mbifurije intsinzi. Ku muntu ukeneye kode naduhamagara cyangwa se atwandikire tuba twamufasha aho yaba aherereye hose turagufasha.
ikindi kandi ukeneye kategori guhera kuri A kugeza kuri E, ukaba uherereye Kigali, Bugesera, Muhanga ndetse na Musanze, muhawe ikaze kuba twabigisha cyangwa se twabafasha mukaba mwakiga nta nkomyi. Ikindi namwe tubifurije intsinzi. Kambashimire mwese dukomeje kubana, reka duhure muri video itanu. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.